ugiye kunywa ikintu kimaze imyaka 4 cyarabitswe ahantu muri freezer cyangwa ahandi hantu kikaba cyarabitswe ngo uzakinywe kirimo imiti izatuma kitangirika nuvuga ni ikintu cyo cyangirika igihe cyose uzabona imurangwa ibintu uzi neza ko uko byakabaye biri organic materials zose ziba zigomba kwangirika nubona urya ikintu kitari kwangirika rero uzamenye kuri kurya uburozi icyo kintu cyambere uzakimenya nubona wowe ugiye kurya ikintu ukavuga icyo kintu kirimo imiti ituma kidashobora kwangirika uzahita umenya ngo uri uburozi kubera ko iriya miti ituma kiriya kintu kitangirika ihita ijya muri wowe kandi ntabwo yaremewe wowe yaremewe kugira ngo ikipinge kiriya kintu kutangirika ni kamiko n'indi miti ituma cyo kitangirika niyo mpamvu ubona abantu benshi muri ino myaka barimo turi kugenda dusaza imburagihe ugasaba umuntu hagaragira imyaka 50 aracyamwe za 30-40 uruhara rwaraje imvu mubiri wose nta yindi mpamvu ubwonko ntago bugitekereza neza abantu basigaye bacika imbaraga uko bishakiye uricara ukumva acitse intege ukumva ufite ibibazo by'umutwe nta kibazo na kimwe kizima wumva ufite muri wowe buri kanya uri kumva ufite amavunane n'ibindi bijyanye nabyo nta yindi mpamvu iri kubitera turimo turakonsoma ibintu byinshi bitari ibyacu aho ujya kureba abantu nk'abantu banywa icupa cyane ajya muri bare agataba ngo ngo ndashaka zimwe zavuye hanze ngo nizo za original zanditseho ngo iki for export only zemereye gucuruzwa mu bihugu by'amahanga bitaraho zakorewe honyine wowe ugahita ubona ukishima cyane rwose inzoga ikakangaka rwose ibintu muvinyo wavuye mu Burayi karengetse pe ariko kanditseho ngo iki kanditseho ngo for export only ntago aho ngaho mu gihugu icyo kintu ubwo bagikoze cyemeye kuhakoreshwa cyemere kujyanwa nyuma yaho ngaho ari mpamvu uzareba nk'abantu bo muri Abaholande ntago bakunda kunywa zino nzoga ziri packed nk'izo twebwe batuzanire bo bazanyerega izi nganda z'inzoga zikomeye ariko bo ntago banywa ziriya nzoga ziri packed kuriya nka kuriya twe tuzinywa cyangwa inzoga ziri muri bya muvero izo benze uwo munsi ziri mu bijerekani bimeze nk'ibidomora ariko by'imbaho mu bistoke bimeze nk'iby'imbaho mu gihe twebwe ibyo dukoresha hafi ya byose usanga biri mu byuma bimwe na bimwe bitari stainless bifata umugesi n'ubundi ibindi ugasanga biri mu mikebe nk'utu dukebe ureba hano hari two nashyize iruhande rwanjye nanze ugaragaza demeka ba nyiratwo bataza kumerera nabi natwe turacyadukonsoma nanjye ndacyadukonsoma ariko ndagira ngo abanyafrika tutangire twige ku growing ibintu byacu guhinga ibintu byacu dukeneye kurya gutegura ibintu byacu dukeneye gukoresha iri koranabuhanga baduhaye ntiturigire nk'aho ari ikintu cyo kumenyera cyangwa cyo gukunda aho usanga umuntu dusigaye turwara ikintu cyitwa vibration kubera ikirero inyuma y'amarido y'ibivugwa n'ibitavugwa hari ibikoresho dukoresha bikatwangiza ubwonko aho ushobora kwicara ukikanga ikintu kiri kuvibrating kandi icyo kintu kitanahari aho ushobora kwicara ukikanga telefone yawe ngiri guhamagara kandi iyo telefone itari no guhamagara aho ushobora kwicara ukumva imyirangira hafi yawe ugatana ngo nta muntu mpamagayira kubera iki vibrating of your body has affect your brain vibration mu mutwe wawe yamaze ku affecting brain ubwonko bwawe uko bukora kubera iki ufite kandi kantu kaje mu buryo in the way of cycle which is karimo muri brain yawe kakwangiza buri munsi ako nagake ikoranabuhanga tugendana reka nshimire umuntu w'umushuti wanjye wanyandikije undi arambwira ngo papike ntukazagiye ushyira telefoni mashini ku bibero ntago ari byiza byaranyoroheje bituma nanjye mbyigaho ayenda nyuma y'iminsi 2 nta telefoni nta mashini zongera kujya ku kibero cyanjye nanabikangura n'abandi bagenzi banjye ko ntago ari byiza gufata mashini ngo mushyire ku bibero cyane ugasanga uyimaze amasaha 3-5 wafashe mashini washyize ku bibero harimo battery iyo mashini bwayo yafashe network iyo network asigaye muri minsi na 4G na 5G antenne ni wowe ziri gukoresha system antenne ni wowe di antenna ni antenne icyo kintu ufite kiri ku vibrating through your body ariko you don't know ugahita ugafata ugakira igitelefoni ngo cya iPhone mu mufuko haca igihe kirekire ugatangira gusakuza abaganga bose ukabazeruka bamara ngo jewe rero ngo buriya ngo nagize ikibazo ntabwo ngira imbaraga z'ubugabo zo mbaraga z'ubugabo rero murazishaka ngo zikure he cyo kintu ubwacyo ibintu bigikoze mukeka ko byatuma ugira izo mbaraga z'ubugabo the population of African it start with the stupidities kugabanya abanyafrika bitangizwa n'ubugoryi buno bugoryi rero ntago nabashinja mwebwe nanjye ubwanjye hano tuvugana ndabufite ariko kubera iki twese twabugize ni kubera ko turi bamwe ariyo mpamvu Julius Kambarage Nyerere muri speech yarema aravuga yavuze muri 1996
ndetse niyo yavuze muri 64 yavuze ngo those are stupid borders. Abo bantu batuzaniye iyo mipaka tukayemera, twemera ko imipaka ari ibigoryi cyangwa ari twebwe bigoryi. Ari imipaka twemeye natwe abantu bayemeye, ikigoryi nikiye muri ibyo ngibyo. Reka rero tugende nk'abanyafrika twebwe dutangire twitekerezaho. Abazungu bazanye ibintu byinshi cyane byo kutwica, ariko ntago byagiye bitwica kubera ko byasanze bamwe muri twebwe icyo gihe twari dukomeye, abakurambere bacu hari ibintu by'agahararo batigeze bagenda bakira bagenda banywa. Ariko twuyu munsi by'agahararo byose turenda turabifata tukabyishimira, tugakora amacocktail, tugakora ibiki byose tukavanga tukanagayo. Nta muntu umwe ugifata ibintu biri organic biri fresh. Reka da